warasenze uburanitsi Yesu, ko yatubwiye ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, utajya kwa Data utamujyanye. Ese urasenga ubudasiba, ubibaho byose ubura ushima, kuko ari Imana dushakaho muri Kristo Yesu. Reka kuri shuno rikorane na Yesu Kristo. Ese warasenze uburanitsi Yesu Kristo. Ese warasenze uburanitsi Yesu Kristo, kuko we naribuka ari ejo, ari none no mu bihe byose. Imbaraga zanjye Mana zigira aho zigera, ndetse kwigwanirira uyu mubiri wanjye bariho bukoresha, kuko Imana niyo buhungiro imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera abura mu gihe cy'amage. Ese warasenze uburanitsi Yesu Kristo, kuko we nahinduka ari ejo, ari anyone ndabwiye byo wose. Ese warasenze uburanitsi Imana, kwa ariyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera abura mu gihe cy'amage. Imana niyo niringiye, sinzatinya abantu, sinziringira abakomeye. Jambo umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza.